Ubundi Yesu ajya kujya mu ijuru mbere y'uko agenda yabanje kuba hano ku isi, yagiye ahangana n'imyuka y'abadayimoni, ahangana n'amadayimoni ayakura mu bantu. Namwe murabizi ukuntu Yesu yagiye ahangana n'imbaraga z'umwijima cyane, agahangana na Satani kandi akanesha. Ikindi kandi mbere yo kujya mu ijuru yasize atubwiye natwe uburyo twarwanya amadayimoni, uburyo twahangana nayo cyangwa se nyine tukayirukana, kandi nyine ko ari n'ibintu byoroshye cyane, atari ibintu bihambaye cyane bifite imbaraga zindi zirenze. Ubundi ngo hano ku isi mugomba kumenya ko isi y'umwijima ihari. Isi y'umwijima tuvuga ni isi y'abasatani, y'abadayimoni. Murabizi ba bamarayika bamanukanye na Satani mu ijuru aribo bitwa abadayimoni, Satani nawe ari we mukuru wabo. Turabizi ko niba wemera ko Imana ibaho, wemere ko n'isi y'umwijima ibaho, Satani abaho kandi akora. Uko mumenya ko isi y'umwijima ihari, mukamenya kandi ko n'Imana ihari kandi iriho kurwanya Satani kandi ikanesha. Mbega nyine iza hejuru y'izo mbaraga zose. Kugira ubwoba nyine wenda wumvishe nk'ibintu, nk'inkuru zivuga ku bintu by'isi y'umwijima, ukagira ubwoba nyine, mbega nyine ukumva ibiganiro bivuga ku isi y'umwijima ukagira ubwoba. Kuko ngo ubundi kugira ubwoba ni ikimenyetso cya Satani, kumva nyine kubyumva inkuru nk'izo ukumva ukazitinya, mbega nyine ukumva uratinye cyane ukagira ubwoba. Ubundi ngo niko Satani aba gushaka nyine ugira ubwoba, utinya ibintu bye uko akora, nibwo buryo ngo aba agushakamo niba utari ubizi. Kuko ubundi nyine ubwo niyo nzira Satani aba agushakamo yo kugira ubwoba, mbega mukamutinya kurusha uko mutinya Imana. Ubundi niba kugira ngo nyine niba ukunda kugira ubwoba wumva ibintu nk'ibyo, bikankubwira umurongo wo muri Bibiliya wasoma wumva ukuntu ubyuka. Dusome ku magambo muri Bibiliya yanditse muri Luka ku gice cy'icumi. Hano muri Luka ku gice cya 10 ku murongo wa 19 haranditse ngo, dore mbahaye ubutware cyangwa se mbahaye imbaraga bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Mbega nyine murabyumva, Yesu arabizi ko dufite imbaraga, twifitemo ubushobozi bwo kuba twarwanya Satani tukamunesha kandi tukamutsinda. Kuko niba hano handitse ngo mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, amadayimoni, murabizi ko Satani ni umwanzi wacu. Amadayimoni, mbega nyine hano iri jambo muraryumva kandi murarisobanukirwa neza cyane, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Nubwo hano yavuze ngo aduhaye ubutware nyine bwo kuba twarwanya umwanzi cyangwa se tukanesha abadayimoni, nanone hasi ku murongo ukurikira wa 20 haranditse ngo nyine haravuga ati, ariko nyine nubwo mbahaye ubutware bwo gukandagira sikoropiyo n'inzoka mukanesha, ariko nyine ntibivuze ko nimba abadayimoni babumvira ntimwishimire nyine kuba wenda mubatsinda mukabanisha bakagenda ati, ahubwo mwishimire kuba mwanditse mu ijuru. Ubundi nyine kampabasomere mwumve. Ni hano muri Luka ku gice cya 10 ku murongo wa 19 kugera ku wa 20. Ku wa 20 haranditse ngo, ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Mbega nyine umurongo ubanza hano kuri 19 handitse ko aduhaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, nta kintu cyatunesha. Hasi agakomeza agira ati nyine, ariko ibyo ntimubyishimire kuba mwanesha abanzi banyu cyangwa se Satani, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu aba yanditse mu ijuru. Murabyumva nyine icy'ingenzi namwe, niba ufite n'imbaraga nyine ubaye usengukanisha abadayimoni, nanone ntaba ari byo gusa nyine wishimira ngo wumve ko birangiye, ahubwo uharanire no kuba wanditse mu bwami bw'ijuru. Ubundi Satani ikintu cya mbere akangisha abantu ni ukugira ubwoba. Murabizi no muri Bibiliya hari abantu nyine kwa kundi haba hariho ubutegetsi bukomeye buhohotera abantu bakagira ubwoba bakagenda bahunga. Harimo izo nkuru nazo nzazibasomeraho
z'ukuntu nyine hari abantu bo muri Bibiliya ba kera bagiye batinya umuntu kuko wenda yavuze ngo nzakwica cyangwa se nzakugirira nabi agahunga. Ubundi hano bigaragara yuko ubwoba ari ikintu kibi, kuko ubwoba nibwo bugukoresha icyo udashaka, nibwo butuma ukora ibibi, nibwo butuma mbega nyine ukora ibintu bidaciye mu mucyo. Nk'uko ushobora gusanga nyine umuntu agambanira undi kubera ubwoba yatewe, umuntu akica undi kubera ubwoba yatewe. Ibintu nk'ibyo bisa nabyo nyine murabyumva cyane. Noneho rero ugasanga iyo nzira niyo Satani akoresha, iyo nzira y'ubwoba niyo akoresha adutera ubwoba, kuko ariyo nzira dushakamo nyine, kuko nituba dufite ubwoba ntacyo nyine urumva ntacyo butadukoresha. Kuri uyu munsi abantu benshi bashobora kwibaza ngo kuki amadayimoni yinjira mu muntu, cyangwa se amadayimoni yinjira mu muntu byagenze gute, byanyuze mu zihe nzira, ibintu nk'ibyo, ibibazo nk'ibyo ngibyo. Kandi nibyo kuko birumvikana, ukeneye kubisobanukirwa. Ubundi ngo dore uburyo amadayimoni akoramo ni ubu bukurikira. Ku bundi ngo amadayimoni araza hano ahora ngo arekereje, ubundi ntasinzira, mbega nyine bya bindi nababwiye ko Satani afite ukuntu akora ibintu bye, ntago ari injiji, ntago ahubuka. Kugira ngo Satani ashobora gufata abadayimoni, agatsiko k'abadayimoni cyangwa se umudayimoni umwe runaka, niba amwohereje ku muntu wenda ari umuntu abona ari gukiranukira Imana cyangwa se ashaka kwinjira mu by'Imana cyane, ku buryo Satani akohereza umudayimoni ari wowe gusa, aho uwo mudayimoni ahora acunga wowe, ategereje arekereje yuko nyine yaguca urwaho ngo atume ukora ibintu bibi, cyangwa se akwinjiramo nyine agukoresha ibintu bibi. Ni uko nguko Satani akora. Ntago avuga ngo wowe kora ibi n'ibi n'ibi, wapi. Niba akoherejeho amadayimoni, ubwo nyine ni wowe gusa, ni wowe gusa. Idayimoni rirahora rirekereje ko riguca urwaho gatoya, cyangwa se urangaraho gato, rigahita nyine riboneraho. Ni ubwo buryo rero amadayimoni ahora arekereje, kugira ngo urangareho gatoya ahita kwinjiramo. Nibwo buryo amadayimoni yinjira mu muntu, kugira ngo nyine akurangaze, amadayimoni aze kugatuma ukora ibintu bibi, ibintu nk'ibyo. Ubundi ngo muri wowe amadayimoni aba agamije kwinjira muri wowe kugira ngo aze agushyiremo umwijima, nyine ahagire umwijima, kugira ngo nyine ahagire indiri yayo nyine, mbega birumvikana. Bya bindi bavuga ngo umuntu muri we yifitemo ikibi n'icyiza, yifitemo, umuntu ashobora kuba mubi cyangwa se akaba mwiza, ariko kwa kundi nyine usanga nyine amadayimoni yarakwinjiye akagukoresha ibintu bibi bitwaho nk'ibyo. Ikintu gituma rero umudayimoni aza ashaka kukwinjiramo, ubundi bivuga ko ngo ari bwa bwoba twahoze tuvuga Satani akoresha. Bwa bwoba nyine, ubundi amadayimoni akaba ariho ahera kwinjiramo kugira ngo agukoreshe ibyo ushaka, mbega ukaba byandi twakita ngo ni vaso. Abakristo baba basenga ariko bagira ubwoba bwinshi cyane, babandi bose bakunda kuba indangare rimwe na rimwe, ubundi abone bose Satani abashaka. Umuntu wumva ahora ahangayitse, afite ibibazo, umuntu wumva nta kwizera, mbega nyine nta no kwizera ufite, ukumva ko Imana itakuneshereza ngo igutsindire, ishobore mbega nyine kugukemurira ibyo byose, kumva nta kwizera ufite. Nicyo kintu gikurura amadayimoni, agahita aza noneho akabihuhura neza burundu, ugahita wibera umuntu mubi cyane. Ubundi amadayimoni ngo iyo umuntu utagenda mu by'Imana cyane, ukumva ko nyine wasenga ukijijwe ariko uri umuntu utagenda mu by'Imana cyane, ni hahandi aza akagenda kwinjiramo gake gake, yongera ubwoba bwawe, agukoresha ibintu bibi nyine, hahandi wumva utakigira ibyishimo, ukumva mbega nta n'ikintu cyagushimisha. Ni hahandi uhita usanga ngo umuntu yumva nyine aragira ibyishimo kuko yanyweye inzoga, wenda akumva nibwo araba afite amahoro anezerewe, umuntu akumva ko araba ameze neza, yasambanye, kumva nyine ibintu nk'ibyo nyine. Kandi mu by'ukuri bundi ngo umuntu we bwe yifitemo amahoro n'ubushobozi, ibintu byose, kuba yishimye ni ibintu umuntu yakagombye guhorana, yaba ari mu bibazo cyangwa se amerewe nabi, ariko nyine akaba akomeye, ashikamye, afite no kwizera guhambaye.
dayimoni yamaze kukwinjiramo agerageza noneho kugenda agutandukanye n'abandi bizera, ugasanga uri kwa kundi umuntu aba yarasenga akijijwe agatangira kugenda ajya kure y'abandi bakirisitu, ubwo ugasanga atangiye kuba ari kumwe nyine n'abantu, nyine abantu baba bazwiho ko ibyo bintu by'Imana batabigendamo ahubwo banabipinga. Hahandi usanga nyine umukirisitu atagikunda kugendana n'abantu b'abakirisitu bagenzi be. Aya madayimoni niyo aba abafiteho imbaraga abyihishe inyuma, agenda nyine akugira bize cyane kugira ngo udakomeze kugenda uhura n'abantu bakuganiriza iby'Imana nyine tu. Cyane ko ngo buriya abantu iyo abizera bari hamwe bakaganira barafashanya bakagenda bunguka izindi mbaraga nyinshi cyane. Noneho iyo watangiye kugenda ujya kure yabo niho hahandi Satani noneho akwigarurira neza bya nyabyo. Ubundi kuri ubu ngubu umuntu ntiwanamubwira ngo ibi bintu ukora ni Satani bigutera cyangwa se nta madayimoni akurimo ngo ubyemere. Ubu ngubu nyine mbega abantu bazi yuko umuntu winjiwemo n'amadayimoni ari wa muntu babandi tubona binjiwemo n'amadayimoni, ukabona bari kwitura hasi bari kwikaraga nyine, mbega ukabona bari no gukora ibintu bitabaho. Wa muntu nyine bugaragara ko arimo amadayimoni yamwinjiyemo ari no kumuvugira. Ubu tuzi ko ari uko nguko ari we muntu uba winjiyemo n'amadayimoni. Wapi nawe aka kanya ushobora kuba ufite umudayimoni agutera nk'ubusambanyi, agutera nk'ubujura n'izindi ngeso mbi zose zibaho ku isi. Wowe nyine ariko ntubyumve, ubwo wowe ukaba uzi ngo umuntu winjiyemo n'abadayimoni ni kwa kundi baza bakagufata bakakugira ikiragi bakagutura hasi bakakuzengereza. Wapi ubu Satani nawe abagiye afite tekinike nyinshi, uko bagenda bamenya bimwe niko agenda azana ibindi bishyashya. Rero tugomba kwitonda cyane ahubwo tugasenga cyane kuko nicyo kintu cyonyine cyatwirukanira izo mbaraga z'abadayimoni zose. Ndabizi ubu ngubu hanze aha ujya ubona abantu ugasanga umuntu akora nk'icyaha, wenda yabaye nk'imbata y'inzoga y'ubusinzi, buri munsi ahora yasinze, ugasanga ariko nawe ubwe aba yifuza kuba yava ku nzoga cyangwa se akazinywa gake, ariko byaranze neza burundu. Ugasanga umuntu ubu yabaye imbata y'ubusambanyi, ugasanga nawe ubwe yageze aho yifuza kubireka ariko neza byaranze. Aho ngaho aba ari za mbaraga, aba ari umudayimoni wakwinjiyemo wakwihishemo ari ugutera ibyo ngibyo. Gusa aha ngaha ntiwapfa kubibwira n'umuntu ngo abyemere, nyine bazi ko kwinjirwamo n'amadayimoni ariko wakunda aza akagufata akagutura hasi ukarwara igicuri gutyo. Cyangwa se umuntu akumva nyine ni utuntu yahisemo, kumva nibyo byiza nibyo bimushimisha, mbega nyine umuntu akumva we ni inzira yahisemo, akumva nta kibazo, cyangwa se akumva ngo ari gutwika ibintu nk'ibyo nyine, kumbe ntuzi ikibyihishe inyuma. Ubundi ngo umukristo wa nyawe ntiyakagombye gutuma amadayimoni yinjira mu mubiri we, kuko ubundi n'Imana murabizi ijambo ry'Imana, Imana iravuga ngo umubiri wacu nyine ni insengero z'Uwiteka. Ubundi muri make umubiri wacu ni ingoro y'Imana. Niyo mpamvu nyine tugomba nyine ntabwo tugomba, urumva niba umubiri wacu ngo ari insengero z'Uwiteka, ntabwo tugomba gutuma hinjiramo ibintu bibi ibyo ari byo byose bibonetse byose. Tugomba kuwurinda nyine nk'inzu y'Imana, tukawufata neza nyine ntidutume hinjirwamo n'imyuka mibi. Ubundi aha ngaha ikintu cyonyine umuntu umukristo agomba gukora kugira ngo atinjirwamo n'iyo myuka mibi y'abadayimoni, ugomba kurinda ibitekerezo byawe ukarinda n'umutima wawe. Cyane ko ngo buriya umuntu ibintu umuntu akunda gutekereza, ibintu umuntu yumva yakora, akenshi nibyo bigenda bituganisha kuri izo nzira mbi. Ugasanga nyine Shitani agenda aboneraho inzira yo kuba yaza ngo yihuze nawe. Urugero hano naguha rworoshye, uzareba ibintu ugenda ureba buri munsi, ibintu ubona ku mbuga nkoranyambaga, ibyo ubona hano mu isi yo hanze aha, ibintu ugenda ukomeza kumva cyane mu matwi yawe, akenshi utitaye ko ari byiza cyangwa se ari bibi, akenshi nawe ugenda ubyisangamo ukagenda ubyiyumvamo, mbega bikagera naho nyine nawe wumva wabikora nta ribi,
ko ari byo bintu biguhoramo buhoro, ugenda aho ugiye hose ubibona ubyumva ibintu nyine, ntiwite ko ari bibi ahubwo nawe nyine ugashiduka wabyisanzemo. Aha rero usanga ariyo mpamvu bavuga ngo ujye ucunga ibitekerezo byawe, ibyo wumva, ibyo ubwirwa, ibyo ukora byose ubicunge byose, ntaba ari imirimo yatuma Satani akugeraho ngo abone inzira yaheraho yihuza n'ubugingo bwawe. Ubundi ngo ugomba kurinda cyane cyane, ugomba kurinda kwizera kwawe, kuko uyu munsi usanga umuntu asigaye ajya mu bintu atarisobanukiwe, ibintu ku buryo nawe ubwawe ugera ukavuga ati ubundi ibi ndimo birandeba nyine, mbega ukumva aho uri ntabwo ariho wakagombye kuba uri, ntibinakureba, nta n'inyungu nta n'akamaro bigufitiye. Ugasanga nyine washishoza neza mu bitekerezo byawe, ugahita usanga ni za nzira nyine zitari nziza. Ubundi muri Petero haravuga nyine, havuga ukuntu ugomba guhora uri maso, uri redi ucunga nyine, kuko Satani nawe aba ari maso. Nawe rero usabwa kuba maso kugira ngo Satani atagutanga akaguca urwaho, agahita kwinjiramo akagukoresha ibintu bibi. Niko ubundi buriya ngo umuntu winjiwemo n'amadayimoni, amadayimoni yinjiyemo bya nyabyo, ngo akenshi 100%, ngo akenshi nyine kenshi gashoboka ngo birangira ayo madayimoni amwerekeje mu kwiyahura, nyine mu nzira zo kwiyahura. Nyine ukuntu ngo ubuzima buragenda bukamubihira, akumva yabuze amahoro, n'ibyo akoze azi ngo nibyo araboneramo amahoro, nabwo ugasanga nta kigenda, akumva iyi si rwose sinzi ukuntu imeze, akumva atazi ibyarimo. Ariho hahandi bavuga ngo nyine bikarangira ugeze ku nzira yo kwiyahura, kuko wumva nta cyiza kigihari, nta kintu nta na gitoya isi kikumariye, ugasanga nyine bikwerekeje kuri ya nzira yo kwiyahura nyine. Kugira ngo mubyumve neza, ibi ngibi nanone nibyo dusanga mu Befeso. Mu Befeso ubundi habisobanura neza cyane, uko nyine haravuga ngo ntabwo duhanganye n'abantu bano tubona, abantu basanzwe, duhanganye n'ibiremwa by'umwuka kandi by'umwijima, imbaraga z'umwijima nizo duhanganye nazo. Kandi murabyumva nyine, kugira ngo duhangane n'imbaraga z'umwijima, twe turi abantu basanzwe, tugomba kwiragiza Imana nyine, tukiyambaza natwe izindi mbaraga zihambaye, imbaraga z'umucyo zo mu ijuru, zikaba arizo ziza zigahangana n'imbaraga z'umwijima kandi tukanesha. Kuko no mu Befeso hano havuga uti nuko mwirinde cyane uko mugenda. Mu Befeso hano ku gice cya 5 ku murongo wa 15 haranditse ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Mbega nyine urumva. Kandi nuko hasi gukomeza nyine haranditse ngo nuko ntimukaba abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka, kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Ngira ngo murabyumva cyane burya Imana hano mu Befeso hakomeza kugenda hatuburira nyine ukuntu tugomba kuba maso, ntitube indangare, ntiturangare cyane, kuko Satani nawe ararekereje. Mbega muri make ararekereje uko ugendaho uyobaho gatoya kugira ngo ahita kwigarurira, kandi ubwo akimara kukwigarurira ubwo tayari biba byagoranye, biba bigoranye kugira ngo nyine uzongere ugaruke mu murongo mwiza, biba bigoye cyane. Niyo mpamvu bavuga ngo mugende nk'abatagira ubwenge, ntimugasinde ubukubaganyi, mucunguze uburyo umwete, iminsi ni mibi n'ibindi nk'ibyo. Muzaze muhasome mugende mureba hano mu Befeso ku gice cya 5 guhera ku murongo wa 15 kumanura hasi habivugaho cyane. Ubundi hano muri iyi si mumenya ko udahanganye n'umuntu mugenzi wawe, nako akunda abantu usanga basa n'abahanganye, bagize uti nta madayimoni bari kugukoresha, ukumva kurenze cyase nyine ugakoresha mugenzi wawe akaza nyine. Mbega nyine murabyumva, nako nta madayimoni bari kugukoresha, gusa menya ko uwo muntu muba mudahanganye nyine nawe ntago aba ari we, aba ari imyuka mibi, aba yinjiwe n'imyuka mibi iri kumukoresha, kugira ngo nyine imbaraga, ibikorwa byiza by'Imana bitagenda bikomeza kugerwaho. Ahubwo ngo nk'abantu mwakagombye gushyira hamwe nyine mugahuza imbaraga, mukabona mugakomeza mukanesha Satani cyane. Ubundi ngo intambara ya mbere
kugira ngo uneshe intambara nyine ya hano, uneshe intambara zino satani abashoza, ni ukweza ubugingo bwawe, mbega nyine ugakiranuka cyane, ukeza ubugingo bwawe ku rwego rwo hejuru, ubundi ugahangana n'izo mbaraga za satani nyine kandi ukanesha, kuko na Yesu nyine yarabivuze ko dufite ubutware n'imbaraga zo gukandagira mwanzi wacu wese, kandi nyine ukamenya ko uwo mwanzi wacu ari satani, kuko ntabwo uhanganye n'umuntu uri hano mu isi wapi, uhanganye n'imbaraga z'umwuka, ibiremwa by'umwuka. Umubiri wawe ugomba guhora uri ku buryo nta bintu by'imitekerezo bibi, amashyari, inzangano, kugira nabi abantu, kubahemukira, kugira ngo nyine umwuka wera aza guturemo, bisaba nyine guhora wejeje umubiri wawe, utawufata nabi, nta mwanda uriho, nta bintu by'ibitekerezo bibi binakurimo mbese. Ubundi ngo kuri uyu munsi usanga abantu bafite ubwenge bwo gucunga ibintu byabo. Umuntu afite ubwenge pe bwo gucunga imitungo ye, umuntu agacunga telefone ye, agashyiramo password, agashyiramo amafinga n'amafesi, kugira ngo hatagira nyine umuntu waza wundi ngo ayinjirire, amenye mbega yinjirira, abe yakinjira mu mutekano wa telefone ye, aza arebe amabanga abitsemo. Mbega nyine umuntu azi gucunga neza ibyo ngibyo cyane. Rero nguko wakagombye kuba uko nguko ucunga ibintu byawe, kugira hatagira ubyinjirira cyangwa bihungabanya. Binavugwa ko ariko wakagombye no gucunga umubiri wawe n'ubugingo bwawe, kugira ngo butinjirwamo n'imyuka mibi. Ko ahangaha usanga umuntu afite ubushobozi bwo kurinda ibintu bye bihambaye. Inzu yawe uyisiga ikinze, umuntu uragenda ukagura amakamera yo kugucungira ibintu byawe, ukagenda ukazana abasekirite bo kurinda cyangwa se bagacunga n'ibyawe, kugira ngo hatagira ikintu, ku buryo usanga ibintu byawe bifite umutekano uhambaye, ku buryo nta cyabihungabanya na gito. Niko rero tugomba no kurinda umubiri wacu n'ubugingo bwacu, niko ubundi bivugwa ko ariko byakagombye kugenda. Ubundi hari ingingo zingahe zishimangira neza ukuntu waza ukarinda umubiri wawe nk'urugo nyine, nk'ingoro igomba guturwamo n'umwuka wera. Ugomba, ikintu cya mbere ngo ugomba kwambara ukuri, mbega nyine urabyumva, ukambara intwaro y'ukuri, ukaba umunyakuri mu bintu byawe byose, akaba ari ukuri nyine, nta bintu byo kubeshya, ibintu by'uburiganya, uburyarya, wapi. Ikindi gikurikiraho, ukambara ingabo. Urugero wenda nka kuno ubona abasirikare bo ku rugamba babaga bafite ingabo ibakingira, ku buryo nta mwambi cyangwa amacumu yaza ngo abagereho. Ukambara ingabo yo gukiranuka, ukaba ufite nyine mbega ingabo yo gukiranuka. Ibi turi kuvuga hano ni ibintu byagufasha kurwanya za mbaraga z'amadayimoni igihe icyo ari cyo cyose zakwatakira, isaha iyo ari yo yose, ku buryo zitabona aho zihera uramutse wambaye iyi myambaro. Icya gatatu hano cyagufasha kwirinda ibyo byose cyangwa imbaraga z'umwijima, ngo ugomba kwambara inkweto z'amahoro. Mubyumve neza cyane mwitonze, ibi ngibi mvuga ntabwo ari ibyo mba nitekerereje. Ukambara inkweto z'amahoro. Aha ni ku bakirisitu nyine, ahanini cyane bagomba kuba bafite izi ntwaro. Mbega nyine ukaba umunyamahoro, ukiha amahoro ukayaha abandi, ntugire umuntu usagarira cyangwa se ngo umubangamire. Mbega nyine ukaba uri umunyamahoro, nta bintu by'amahane uzwiho cyangwa se ukunda guteza. Ndetse n'ikindi nyine gikurikiraho, amahoro ukanayifuriza abandi, kuko hano muri iyi si hari abantu bashaka kubuza abandi amahoro, kandi bo bakumva bashaka amahoro nyine, ugasanga nyine ibyo byose ni bya bindi bituma bibi nyine, mbega muri make. Ukaba wambaye ingabo, ukaba ufite ingabo yo kwizera, wambaye inkweto z'amahoro, ku buryo ubundi nyine kwizera niyo ngabo, ku buryo ikikwatitse cyose icyo ari cyo cyose ugikinga ingabo yo kwizera. Ibi ngibi ni ukugira ngo nyine uwo mukristo umenye ko wakitwara, uko wanesha izo mbaraga uko zaza zimeze kose. Ikindi nanone cya kane ahangaha, ukambara, urabona ngo zino herimenti, zino kasike nyine
abamotari bambara kasike kugira bataba bakitura hasi bakagira nyine imitwe yabo ikameneka. Ikindi kandi abantu bajya ku rugamba murabazi, abasirikare hari helmet baba bambaye nyine izo kasike, hari izo bakurasa isasu ntirifateho, hari iyo baguteraho icumu cyangwa se umwambi ntiwinjire. Helmet nyine mbega cyangwa se kasike bavuga nta yindi, wowe mukristo ngo ugomba kuba wambaye kasike y'agakiza. Murabyumva neza cyane, inkweto z'amahoro, kasike y'agakiza n'ibindi navuze haruguru, ugomba kuba arizo ntwaro wowe mukristo ufite witwaje kugira ngo uneshe ibintu. Uramutse ubundi ngo iyo wambaye izi ntwaro zose nta kintu na kimwe uko cyaba kimeze kose, imbaraga cyaba gifite zose, nta na kintu na kimwe zagutwara. Ahangaha rwose uba wuzuye neza cyane mu bintu by'agakiza, nta kintu na kimwe cyaguhungabanya cyangwa se ngo kiguhungabanyirize umutekano. Aha ngira ngo murabyumva neza cyane. Nanone hano ubundi inkota yawe ikaba umwuka. Urabyumva neza cyane, inkota yawe ikaba umwuka wera nyine. Ubundi urabyumvisha uko ubyumvishe, ibyo ngibyo byose nibyo bintu byagufasha ukaba uri umuntu wera ukiranukira Imana, noneho biri ku kigereranyo cy'100%. Aha nta mbaraga na zimwe yaba ari iz'umwijima yaba ari n'izahe hose ntacyo zagukoraho, kuko hano intwaro zose uba uzifite, kandi umuntu ufite intwaro zose akanazikoresha neza, nta kindi aba afite intsinzi, aba afite kunesha, nta kintu na kimwe cyamuhungabanya. Cyane ko ngo uyu munsi abantu bari kubana n'amadayimoni batabizi, ugasanga hari ibintu ukora nyuma wabivuyemo ukumva mbega ukumva uri kubikora wari undi muntu, kumva nyine wabivuyemo ukavuga ati koko ninjye wakoze biriya bintu koko, mbega nawe nyine ukumva nubwo n'umutima uragucira urubanza, ukumva ibintu wakoze ntabwo ari byo, ukiyumvisha nyine uburyo nyine ukuntu wabikoze, mbega ukumva nawe biba ari nk'ibintu bigutunguye. Aho niho bavuga ngo uba warinjiwemo n'abadayimoni utabizi, ugasanga nyine ukoreshwa n'imyuka mibi nawe ubwawe ntabyo uzi. Ubundi ngo abasirikare yaba hano mu Rwanda yaba muri Amerika yaba n'abahehe hose, abasirikare bose baba ku isi. Iyo uri umusirikare kuriya nyine abasirikare uba winjiyemo ugiye ku ifunzo nyine ugiye gukora amakosi. Hariya umuntu aba yinjiyemo agiye ku ikosi nyine. Ubundi ijambo rya mbere baramubwira ngo jya uhora uri maso, ahantu uri hose jya uhora uri maso. Ubundi umusirikare nta kintu na kimwe ajya yizera, ikintu cyose ngo n'isaza yibonamo haduye, n'ibiti cyose n'igiti mva icyo ari cyo cyose, aho ari hose ntabwo yakicara ngo yumve yizeye ngo abone ibintu biri aho byose, cyangwa se abantu bose yumva arabizeye nyine yumva ameze neza, ari ahantu hatekanye. Icyo ari cyo cyose agomba kukibonamo haduyi, ku buryo nyine aho ari hose agomba kuba yiteguye kandi ari maso, ahora ari maso nyine, mbega muri make nta kwizera ibintu byose ubonye wapi. Ubundi byo guhora maso ubundi nibyo bita situation, mu cyongereza nyine babyita situation awareness. Murabyumva neza cyane, ku buryo bundi umuntu wese ubonye aciyeho, ubundi ngo umwanzi ntabwo bimwanditse mu gahanga, umuntu uje kukugirira nabi ntabwo bimwanditse mu gahanga, ntiwabimenya. Ariyo mpamvu hano bagusaba ngo ugomba guhora uri maso nyine kugira hatagira ikikwataka bikagutungura. Ubundi ngo wibonamo umuturage mugenzi wawe wumve ko ari we muhanganye, menya ko uhanganye n'amadayimoni n'imyuka mibi. Mbega nyine umera nawe mu buzima busanzwe, wowe mu Kristo ugomba kuba ngo umeze nk'umusirikare. Ibintu byose ukora ukavuga ati ariko haba harimo amadayimoni, ibintu byose ubona ibyo ugiye gukora ukavuga ati ariko ubu aha sinaba mpategewe n'amadayimoni, mbega nyine gutya ibintu nk'ibyo byose ukabikeka ko nyine mbega nta kintu kibi cyaba kibyihishe inyuma, cyangwa se atariho amadayimoni yaba agutegeye. Ni uko nguko umukristo nyawe aba agomba kumenya. Ubundi ubungubu noneho nizere ko umuntu wumvishe iki kiganiro kugera kuri uyu munota abizi neza kandi abisobanukiwe neza. Nanone ikintu cya mbere ugomba kumenya, ibi ntabwo ari ibintu
umuntu aba yitekerereje mu mutwe. Hari ukuntu umuntu atekereza ibintu mu mutwe we akumva yuko ari nako bimeze, ari nako bigenda. Wapi, ibi biratandukanye. Ni ibintu umuntu aba yarebye hirya no hino. Murabizi tuba twagiye twifashisha n'imirongo yo muri Bibiliya igiye itandukanye bisobanura neza cyane. Ntabwo ari ibintu biba bivuye muri mayindi y'umuntu ngo abyimagine. Niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe, like na share kugira ngo nyine dukomeze kugenda twiyongera. Ikindi kandi wenda gushimira uba warebye iki kiganiro kugeza kuri uyu munota. Uri umuntu w'agaciro. Usigare amahoro, duhure mu kiganiro cy'ubutaha.